Abantu benshi batekerezaho kuba umukire biterwa gusa no kubona umushahara munini no kuba winjiza menshi. Ariko nubwo kwinjiza menshi ari ingenzi, uburyo yakoresha nabwo ni ingenzi cyane. Ubutunzi ntibushingira ku mafaranga menshi anyura mu maboko yawe, ahubwo bushingira ku yo ushobora kugumana no gushoramo imari. Ikindi kandi ukwiye kumenya ko buri kintu cyose ugura kigutera igihombo wowe utabasha kubona. Amafaranga ukoresheje ugura ikintu kimwe aba atagishoboye gushorwa ahandi kugira ngo akubyarire inyungu. Niyo mpamvu abantu benshi bageze ku bukire batekereza cyane mbere yo kugira icyo bagura. Bazi ko hari ibintu bimwe bifasha kubaka umutungo, mu gihe ibindi byo bikomeza kuwumunga buhoro buhoro. Niba ushaka gukira by'ukuri, ibi ni ibintu 7 by'ingenzi ugomba gutekerezaho kabiri mbere yo kubigura. Ikaze ndi Jean Dudie Tumukunde, iyi ni JT Info, ukande subscribe n'ubu utarigeze ubikora. Ku mwanya wa mbere hari imodoka z'akataraboneka cyangwa se luxury cars. Ku isi ibintu byinshi bitakaza agaciro vuba, ariko bisa nkaho nta kirusha imodoka zihenze cyane guta agaciro. Imodoka nshya ikimara gusohoka ku ruganda cyangwa ku mucuruzi ihita itangira guta agaciro. Impuzandengo y'uko imodoka zitakaza agaciro igaragaza ko mu mwaka umwe itakaza agaciro ku kigero cya 30%, nyuma y'imyaka 3 ikagabanuka kuri 50%, nyuma y'imyaka 5 ikagabanuka kuri 70%. Imibare igaragaza ko niba imodoka ihenze iguzwe amadolari 100,000, ni ukuvuga miliyoni 140 z'amafaranga y'u Rwanda, nyuma y'umwaka umwe ishobora kuba ifite agaciro k'amadolari 70,000 cyangwa se miliyoni 105. Nyuma y'imyaka 3 ikaba ifite 50,000 by'idolari, ni ukuvuga miliyoni 75 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma nyuma y'imyaka 5 rimwe na rimwe ikaba ishobora kugera ku madolari 30,000, ni ukuvuga miliyoni 45 z'amafaranga y'u Rwanda. Uko nako bigenda no ku zindi modoka bitewe n'icyiciro zirimo. Ariko itakaza agaciro ishobora no kurenga rikagera ku rundi rwego rwo hejuru ku modoka zihenda cyane. Si ibyo gusa, kubera ko imodoka zikeneye amafaranga menshi y'ubwishingizi, kuzisana, kugura ibice byazo no kuzitunga. Ibi byose ni bituma zikomeza gutwara amafaranga buri mwaka. Abantu benshi bibeshya yuko gutwara imodoka ihenze ari ikimenyetso cy'uko umuntu akize, nyamara imodoka akenshi aba ari uburyo bwo kugera aho ujya, ntabwo ari ishoramari. Imodoka yizewe kandi ihendutse ishobora kugukorera umurimo umwe n'uwihenze, igasiga amafaranga menshi yo gushora mu bindi bikorwa bikungukira. Abantu bakize by'ukuri bazi ko ubwigenge nyabwo mu by'ubukungu ari bwo buza mbere yo kwinezeza. Aho guhambira amafaranga menshi mu kintu gitakaza agaciro buri munsi, bahitamo kuyashora mu bikorwa cyangwa se mu mutungo ushobora kubungukira no kwiyongera mu gaciro. Imodoka y'akataraboneka luxury car iba ikwiye kugurwa igihe amafaranga ava mu ishoramari ari yayishyura, aho kuyigura gusa ushingiye ku mushahara wawe. Icya kabiri ni imyambaro ya kompanyi z'ibirango byamamaye. Imyambaro, inkweto, amasakoshi n'ibindi bikoresho by'ibirango bizwi cyane cyangwa se brand zizwi cyane usanga bigurwa amafaranga menshi cyane, nyamara akenshi igiciro cyabyo kiba gishingiye ku izina ry'ibirango aho gushingira ku kamaro kabyo. Nanone kandi imyambarire ihora ihinduka. Ikintu kigezweho uyu munsi gishobora kuba kitakigezweho umwaka utaha. Ibyo ngibyo bikaba bituma abantu bakomeza kugura ibishya kugira ngo bajyane n'imideli igezweho, bikabagusha mu gukoresha amafaranga adahwema gusohoka. Kwambara imyenda isukuye, ikubereye kandi yujuje icyo yagenewe biruta kure gukoresha amafaranga menshi ugamije gushimisha abandi. Amafaranga uzigamye yo kugura imyenda y'ibiciro bihanitse ashobora gushorwa mu burezi, mu bucuruzi cyangwa se mu rindi shoramari rishobora kuzanira inyungu mu gihe kirekire. Icya gatatu ni amasaha n'imitako bihenze. Amasaha ahenze n'imitako y'agaciro bikunze kwamamazwa nk'ibimenyetso by'icyubahiro cyangwa se kigaragaza ko wubashywe, bikagaragaza umuntu nk'uwageze ku ntego, ikindi akagera ku bukire. Nubwo hari bimwe na bimwe bishobora kongera agaciro k'imyaka ishira, byinshi muri byo bigurwa gusa kugira ngo bishimishe ababifite, si uko bibabyarira inyungu. Isaha cyangwa urunigi ntibitanga amafaranga, ntibitanga inyungu buri kwezi, ntibyishyura ubukode kandi bifasha mu ishoramari n'ubucuruzi. Ahubwo biba umutungo uhagaze ushobora guhura n'ingaruka nko kwibwa, kwangirika cyangwa se kugabanuka kw'agaciro ku isoko. Nta kibi kirimo gutunga imitako cyangwa se isaha nziza umaze kugwiza amafaranga, ariko kubigura utarabasha kubaka ishoramari bikunze kudindiza urugendo rwo kuba umukire. Abashoramari bageze ku nzozi zabo bakunze kubanza kubaka umutungo babyarira inyungu, hanyuma bakabona kugura ibintu by'akataraboneka, aho kugira ngo ibyo bintu bibe ari byo bibabuza gushora imari. Icya kane ni telefone n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bya buri mwaka. Buri mwaka ibigo by'ikoranabuhanga bisohora telefone nshya, mudasobwa nshya n'ibindi bikoresho bishya, bikamenyekanisha cyangwa se bikabyamamaza nk'aho umuntu wese agomba kubigura. Nyamara kenshi ibyo bikoresho bishya biba bifite impinduka nke ugereranyije n'ibyari bisanzwe. Abantu benshi bahindura telefone buri mwaka cyangwa se bakagura buri gikoresho gishya gisohotse, kandi amafaranga bakoresha muri ibyo byose aba menshi cyane iyo yateranyije mu myaka myinshi. Muri iki gihe ikoranabuhanga ni kimwe mu bintu bitakaza agaciro vuba kurusha ibindi.
Telefone ihenze cyane y'uyu mwaka ishobora kuba ifite agaciro gato cyane nyuma y'imyaka 2 cyangwa se 3 gusa, kubera yuko hazaba hasohotse izindi nshya. Abantu bitwara neza mu bigendanye n'imari bahindura ibikoresho gusa igihe bishaje cyangwa se bitakibafasha gukora ibyo bakeneye, aho kubihindura gusa kubera yuko hari ubwoko bushya. Icya gatanu ni inzu iruta ubushobozi bwawe. Kugura inzu ni kimwe mu byemezo bikomeye cyane umuntu afata mu buzima bwe. Inzu ihendutse kandi ihuye n'ubushobozi bwawe ishobora kukuzanira umutekano ndetse no kwiyongera kw'agaciro uko imyaka ishira. Ariko kugura inzu ihenze cyane bishobora gushyira mu bibazo by'amafaranga mu myaka myinshi. Inzu nini cyangwa se ihenze isaba kwishyura inguzanyo nyinshi, imisoro myinshi, ubwishingizi buhenze, amafaranga menshi y'amazi n'amashanyarazi ndetse n'ayo kuyisana. Ibyo byose bigabanya amafaranga agomba gushoramo imari cyangwa se kuzigama. Abantu benshi batekereza ko inzu nini ari ikimenyetso cy'ubukire, nyamara ibibazo by'ubukungu bigabanyuka iyo utuye mu nzu ijyanye n'ubushobozi bwawe. Icya gatandatu ni ibikoresho byo mu nzu n'imitako ihenze. Ibikoresho byo mu nzu nk'intebe, ameza, amatapi n'imitako itaka mu nzu bifite akamaro mu gutuma umuntu abaho neza kandi mu buryo bwiza. Ariko ikibazo gitangiye iyo umuntu atangiye kugura ibintu bihenze cyane bitari ngombwa gusa agamije gusa kugaragaza ko inzu yiteye neza kurusha iy'abandi. Ibikoresho byinshi byo mu nzu bitakaza agaciro vuba cyane. Iyo umaze kubigura ntibikomeza kugira agaciro kayo wabiguze. Ikindi kandi bishobora gusaza cyangwa se mu gihe gito bigata agaciro kubera yuko hari ibigezweho byaje. Ibi ngibi bituma amafaranga menshi asohoka ariko ntagaruke. Abantu bubatse ubutunzi bakunze guhitamo ibikoresho bifatika, biramba kandi bihendutse kurusha guhitamo ibihenze gusa kubera isura yabyo. Intego yabo si ukwerekana inzu ihenze, ahubwo no kugira ubuzima bwiza no gusagura amafaranga yo gushora mu yindi mishinga ibyara inyungu. Icya karindwi n'ibikoresho by'imyidagaduro bihenze. Hari abantu bakunze kugura ibikoresho binini byo kwidagaduriramo nk'imodoka z'imikino cyangwa se ibindi bikoresho byo kwinezeza bihenze cyane. Ibi bintu akenshi bigurwa kubera icyifuzo cyo kwishimisha cyangwa se kwerekana ubukire. Nyamara ibikoresho usanga bikoreshwa gake cyane ugereranyije n'amafaranga biba byatwaye. Ikindi kandi usanga bisaba amafaranga menshi yo kubisana, kubishyira mu bwishingizi, kubibika no kubyitaho buri gihe nubwo byaba bidakoreshwa kenshi. Kubikodesha igihe bikeneye nibwo buryo bwiza kurusha kubigura. Tugana ku musozo, reka nkubwire ko kubaka ubutunzi si uguhagarika kugura ibintu byose, ahubwo no kumenya gutandukanya ibikenewe by'ukuri n'ibigufasha gusa kugaragara neza amaso y'abandi. Buri guriro rikomeye cyangwa se aho bagurira ibintu hagomba gutekerezwaho cyane, ubigura akabanza kwibaza ati ese iri guriro rizamfasha mu hazaza hanjye cyangwa se rizangiza ubushobozi bwanjye bw'imari. Abantu benshi bakize ku isi ntibatangiye bakoresha amafaranga mu bintu bihenze, ahubwo babanje gushora mu mutungo babyarira inyungu. Nyuma yaho nibwo bisanze bemerewe kuryoshya mu binezeza, kandi ubu babikora badahungabanyijwe na gato n'ikiguzi cyabyo cyangwa se ibibazo by'amafaranga. Niba ushaka gukira by'ukuri, ibuka iri hame ry'ingenzi. Banza kugura ibishobora kukungukira, hanyuma ibikunezeza ubigure nyuma. Amafaranga ukoresheje neza uyu munsi niyo azaguha ubwisanzure bw'imari ejo hazaza. Wakoze cyane kurikira kino kiganiro na Richard Tumukunde. Iyi ni JT Info, ukande subscribe n'ubutarigeze ubikora.